ese wari uzi ko ku munsi umubiri wawe ushobora gukora umuriro w'amashanyarazi wakatsa itara? ukorwa gute? bigenda bite? ukorerwa he? ese wari uzi ko umubiri wawe hari ibintu ukora wowe utabigizemo uruhare ndetse utanabitekerejeho, bitari na ngombwa ngo abe ariwe ufata icyemezo, harimo nko guhumeka, gutera k'umutima? ese wigeze wibaza niba hari imashini ishobora kukurusha ubwenge? abantu benshi bahita bavuga bati yego, supercomputer zirakomeye cyane, ariko se ziko ibyo uri gutekereza ubu, ibyo uri kubona byose, ibingibi uri kumva aka kanya, ko bikorwa n'akantu gato utwaye mu mutwe wawe, ubwonko bwawe? Ubusanzwe ubwonko bupima ikiro n'igice, bikaba bingana na 2% y'ibiro byawe byose. ubwonko bukoresha 20% by'imbaraga z'umubiri wawe wose. uyu munsi tugiye kurebera hamwe igereranya hagati y'ubwonko ndetse na supercomputer zikomeye zigezweho. yewe mwumva ndireye, kora subscribe, ufungura inzogera, ubundi ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bijye bikugeraho mu buryo bworoshye. ubwonko bwawe ntabwo ari ikintu gisanzwe, ufite uturemangingo twitwa neurone tugera kuri miliyari 86, ariko igitangaje kurushaho nuko izo neurone zihuza hagati yazo inshuro zirenga tiriyoni 100. bisobanuye iki mu buryo bworoshye? ni nk'uko mu mutwe wawe harimo network nini cyane kurusha internet yose yo ku isi, kandi ibi byose bikora buri segonda ntawe ubigutegetse, utacaginze ngo ushyire nk'umuriro, kandi bukoresha umuriro mukeya ushobora kwatsa gato gusa. noneho reka turebe ku mashini z'abantu bakoze. hari supercomputer zikomeye cyane nka Frontier supercomputer. izi zo zishobora kubara ibintu byinshi cyane mu gihe gito cyane, zihuta cyane kurusha ubwonko mu kubara imibare. ariko hari ikibazo gikomeye cyane, supercomputer imwe ishobora gukenera umuriro wacanira Kigali umunsi wose. zikenera systeme zo kuzikonjesha kuko zishobora gushyuha cyane zigashya, kandi ikindi tutakibagirwa ni uko zikorwa n'abantu. ni ukuvuga ngo izi supercomputer zikenera ibintu byinshi ugereranyije n'iby'ubwonko bukenera kugira ngo zikore. reka nanone dutekereze kwa aka kantu. iyo ubonye inshuti yawe uhita uyimenya mu kanya gato nk'ako guhumbya. dukenera kubanza kubara imibare, ntukenera izindi data. ariko computer yoho iyo ikubonye ikenera amafoto ibihumbi cyangwa miliyoni kugira ngo imenye umuntu. iyo uhuye n'ikibazo utigeze ubona, ubwonko bwawe bihita butangira kugishakira igisubizo mu buryo bworoshye. naho computer yo ikora gusa ibyo bayitegetse cyangwa ibyo bayibwiye gukora. aha rero niho ubwonko bwawe butangaje cyane. ariko reka nkwereke ikintu giteye ubwoba gato. buri mwaka imashini ziri kugenda zirushaho kugira ubwenge. AI irimo kwiga vuba cyane, uvuga ko mu gihe kizaza ishobora gutangira gutekereza nk'umuntu. ariko ikibazo ni iki, zigera zigira ibitekerezo byazo cyangwa zizahora ari byo zahawe gusa? ukuri ni uko ufite imashini ikomeye cyane kurusha izindi zose ku isi mu mutwe wawe, ariko nanone hari izindi mashini ziri kugenda zubakwa mu buryo buteye imbere zishobora kuyegera. ariko reka tugaruke inyuma gatoya, nongere nguhereze irindi gereranya rimwe. ubwonko bwawe bukoresha umuriro ungana na wate 20 gusa, naho supercomputer ishobora gukoresha umuriro ungana na wate miliyoni 20. ni ukuvuga ko imashini imwe gusa ishobora gukoresha umuriro ungana n'umudugudu wose. ariko ikibazo ni iki, kuki ubwonko bwawe bukora byinshi kurushayo mu buzima busanzwe? reka nanone kongere tubimenye. ubwonko bw'umuntu bufite neurone cyangwa se systeme bukoresha butumanaho zigera kuri miliyari 86, bukagira synapses zirenga tiriyoni 100. buri segonda neurone imwe ishobora kohereza sinyari inshuro ziri hejuru ya 200. iyo bibaze neza, usanga ubwonko bwawe bushobora gukora hafi operasiyo quadrillion mu isegonda. ariko igitangaje kurushaho ni uko bukoresha umuriro mukeya ugera kuri wate 20 gusa. uvuga ko ubwonko bwawe buri super efficient. reka twongere tugaruka nanone kuri supercomputer yitwa Frontier supercomputer. ifite speed ingana na exaflop imwe. kugira ngo wumve iyi speed, exaflop imwe ingana no kwandika rimwe inyuma ugashyiraho amazeru 20. niyo muvuduko igira mu isegonda. ibi biruta ubwonko inshuro 1000 mu kubara gusa. naho umuriro, supercomputer ishobora gukoresha megawatt 20. kuvuga ko ikoresha wate zigera kuri miliyoni 20. umuriro ushobora nko gucanira umujyi wa Kigali. nanone bivuze ko ikoresha umuriro uruta ubwonko inshuro miliyoni 1.
kandi si ibyo gusa, kompiyuta ishobora gukwira mu byumba binini cyane kandi nanone igakenera cooling system kugira ngo zidashya. Kandi nanone twongere turebe ikintu gikomeye cyane, umwana ashobora kwiga kuvuga mu myaka 2 gusa, ariko AI yo ikenera data zibarirwa mu materabyte cyangwa petabyte. Umuntu ubwonko bwe bushobora kumenya umuntu mu segonda rimwe, ariko imashini yo ishobora gukoresha igihe kirekire ndetse igakoresha n'amakuru menshi yerekeye uwo muntu. Ibyerekana ko ubwonko butari imashini isanzwe. Kadusozanye iki kintu kimwe gitangaje, supercomputer irihuta inshuro 1000 ugereranyije n'ubwonko bw'umuntu, ariko ubwonko bukoresha umuriro muke inshuro miliyoni ugereranyije na supercomputer. Urumva wowe hari iki gikora neza? Nyirigereranya, urumva ubwonko ari bwo bwa mbere cyangwa computer niyo ya mbere? Ese umunsi umwe mashini zizagera ku rwego rwo gukora nkawe ariko zikoresha umuriro ungana na wate 20 gusa? Iyi niyo ntambara ya nyayo iri imbere mu gukora supercomputer zigezweho. Mwari kumwe na Rireye.